ubwo yabazwaga niba yarasanzwe azi Kimenyi hamwe n'uwari umukunzi we no mu gihe hasohokaga video y'uno mukinnyi yavuzwe cyane, Muyango yarabihakanye avuga yuko atari abazi kandi ko bavuganye maze bakanamenyana na Kimenyi nyuma yaho. Nari muzi ntago nari mbazi. Bombi uko ari babiri bakunze guhuriza ku kuba nubwo bakundana kandi bakaba babizi, ariko kandi nanone bati nta kidashoboka ndetse no gutandukana nubwo atari byo twifuza, ariko ibyo nabyo byashoboka. Ngombwa ko tubyumvikanaho kuko namusanze akuze nawe nsanga nkuze. Ku bijyanye no kubyara na kino gihe ubwo babazwaga niba bishoboka, basobanuye yuko rwose byakunda cyane. Birashoboka kabisa, ni ukuzabihuza kugira ngo noneho mwese muzahurire ku kintu kimwe ari uwo mwana nyine. Babajijwe icyo buri umwe yanga kurya, Kimenyi yavuze yuko Muyango yanga ibintu byose bijyanye n'amafunguro ya mu gitondo. Yanga gufata breakfast. Ndabizi kabisa biragoye. Mu gihe ku ruhande rwa Muyango yavuze ko Kimenyi yanga kurya ibitoki. Nanjye ubwo sinyibikunda Muyango Claudine yasobanuye yuko rimwe na rimwe Kimenyi ajya mucira imigani mutungura kandi isekeje. Ajya mutera umujinya umugani awafi tambwira. Ati nta urugero. Nkawutekerezaho nk'iminsi 2. Nawe ubwo atazi impamvu ndetse n'ikisobanura. Umugani nkumva ari ukuntu ari mwiza n'iki ndawandika cyangwa nkawufata. Ibintu Kimenyi yavuze yuko kino gihe byamubangamiraga kuri Muyango harimo kudafata amafunguro ya mu gitondo ndetse no kudakora imyitozo ngororamubiri. Icyo cyo gufata breakfast no gukora sport. Iki kibazo cyasoje ikiganiro bagiranaga n'ikinyamakuru The Choice Live. Uzatera ibiryari wa Mungu. Nicyo kigiye kutwinjiza mu kiganiro cyacu cya none ku bintu by'ingenzi byaranze ubuzima bw'urukundo rwabo kugeza ubwo bano babaye bamwe mu byamamare mu kwezi kwa mbere dusoje bavuzwe cyane ahanini kubera ubukwe bwabo. Ni ikiganiro cya kabiri muri 3 twamaze kubasezeranya. Ikaze rero aho uri hose nk'ibisanzwe ukaba ugiye kubana nanjye Abayo Yvette Sandrine. Inzu yawe, kampani yawe ndetse naho ukorera aho hose hakeneye gusa neza byihariye. La Gloire Trading Limited ni abantu bagufasha kugera kuri izi nzozi. Ahanje kukubwira si ukuhamamaza ahubwo ni ukuharanga. Nguno tugohe ya makaro yose meza cyane agezweho, ayo uzashyira mu ruganiriro, mu gikoni n'ahandi hose. PV span ndetse n'amasika n'indi miti yose irindi kanarwanya imidite, iyi ngiyi turayiguha maze tukanagufasha byose kubishyira mu nzu yawe. Dufite za marble nziza cyane zimwe ushyira mu gikoni maze ukagisukura byoroshye. Izi marble kandi wanazishyira muri jardin n'ahandi hose waba wifuza, kuko n'imvura ubwayo ntacyo yazitwara. Muri La Gloire ngwino tuguhe MDF body z'amahitamo yawe, kuko dufite iziri mu mabara arenga 30. Dukorana n'inganda zikomeye kandi twe nubwo dufite ibintu byiza cyane gutya, nyamara igiciro cyacu cyo nta handi wagisanga. Turaranguza ariko tunatanga kuri detail. Gloire Trading Limited wadusanga mu Gakiriro ka Gisozi cyangwa se kwa Rwahamiremera. Ahantu heza cyane ho gusohokera usangira n'abawe muganira. Reka nkurangire John Steps Cafe. Haba imitobe myiza cyane y'umwimerere ikozwe mu mbuto nziza kandi neza, coffee z'ubwoko bwose, milkshakes, smoothies ndetse n'ibyo kurya by'amahitamo yawe byose ubisanga hano muri John Steps Cafe. Kandi dutanga amahugurwa arimo gutegura ikawa, imitobe yose ndetse na milkshakes ari byo bita barista training. Dutegurira kandi ibirori bitandukanye yaba amafunguro n'ibyo kunywa, ndetse ababyifuza mu rugo nabo tubasha kubibagezaho mu buryo bwihuse, dore ko wanadusanga kuri Vuba Vuba. John Steps Cafe wadusanga Imburabuturo ku kibuga umanuka usa nk'uwerekeza Sanzinike aho ikibuga kirangirira. Wanadusanga kandi mu Rugando ku gasoko abamotari baparika mu gahanda k'amabuye. Ku bindi bisobanuro watuvugisha kuri izo telefone. Mu mwaka wa 2019 nibwo Kimenyi yahishuye yuko ari mu rukundo na Uwase Muyango Claudine, aho byabaye nyuma y'uko no mukinnyi atandukanye na Didido, umukobwa bari amaze igihe kinini bakundana. Abangaba batangira gukundana ku mugaragaro n'ubundi harashize iminsi itari mikeya, igihe kinini havuga inkuru zijyanye n'urukundo rwabo, aho byawiwiswaga yuko bari kumwe ariko kandi mu itangazamakuru bakabihakana. Kino gihe cyose babyegezagayo bakavuga ngo ntabwo ari byo. Ubwo ibyuko bakundana byajyaga hanze, Kimenyi yabwiye itangazamakuru yuko mubyara we ari watumye amenyana na Muyango. Urukundo rw'abana bombi rwarakomeje maze rugenda rukura umunsi ku munsi, ndetse n'ibyo kubihisha baza gusanga ntacyo bikimaze, maze bahitamo gukomeza kuba abantu bari mu rukundo kandi babyishimiye. Uko iminsi yakomeje kugenda ishira, hari benshi baciye intege ibijyanye n'urukundo rwabo, ariko bano bahisemo kwereka babategaga iminsi y'uko urukundo rwabo ruruta byose kandi ko bazakomeza kururwanirira icyaba icyo ari cyo cyose. Iby'urukundo rwa Kimenyi na Muyango byakomeje gushimangirwa n'amagambo meza bakundaga kubwirana hifashishijwe imbuga nkoranyambaga.
byakomeje kwerekana yuko byakwanga byakunda ibyabo bishobora kuzagera kure. Tariki 19 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2020 Muyango yizihije isabukuru. Ino wayita isabukuru ya mbere y'uno mukobwa yari ibaye bizwi yuko bakundana na Kimenyi, kandi koko byari byo. Kino gihe ubwo Muyango Claudine wabaye Miss Photogenique w'u Rwanda 2019 yizizaga ino sabukuru y'amavuko, Kimenyi yifashishije Instagram maze agenera ubutumwa umukunzi we. Ubutumwa bwari bwuzuyemo amagambo meza cyane y'urukundo. Kimenyi Yves yaranditse ati: ntabwo uri umukunzi wanjye gusa, ahubwo uri inshuti magara yanjye, inshuti nagize ikomeye kuva nabaho, kukugira nicyo kintu cyiza cyambayeho kuva navuka. Uyu munsi niwo wavukiyeho, rero nkwifurije kugira umunsi mwiza, ugira umunsi mwiza cyane, ndagukunda Miss wanjye. Benshi birumvikana ni inkuru zagombaga kwirirwa zivuga mu masaha yakurikiye, aho Muyango na Kimenyi bahise ku mugaragaro binjira muri couple zifitwe ibitekerezo byinshi n'abantu, bamwe bakavuga ibi abandi bakavuga biriya. Gusa abangaba bakomeje kwerekana yuko urukundo rwabo rusumba byose, kandi ko bazakomeza kururwanirira. Amagambo y'abantu uko yaza ameze kose ntabwo bari biteguye gusenya ibyo batangiye. Niherera ibijyanye n'urukundo rw'abano bombi byaba byarakomotse kugira ngo bazajye ku bimwe muri couple zivugwa kandi zigarukaho cyane. Muyango yigeze kubwira itangazamakuru yuko bwa mbere amenya Kimenyi byari mu mwaka wa 2019 mu kwezi kwa kane, ngo muri no minsi yari yagiye kureba umukino wahuzaga Rayon Sport ndetse na PRFC, aho rero yari yagiye kwirebera n'amaso uno musore wari urimo avugwa cyane mu buryo bukomeye. Nyuma batangiye kujya bavugana kuri telefoni bisanzwe nk'inshuti, ariko kandi nta rukundo rurimo. Uko bagiye baba inshuti baje kujya bahamagarana maze bakibukiranya gusenga saa 9 z'ijoro, ari na cyanini cyabahuje cyane. Muyango yabwiye ikinyamakuru Igihe ati: simvuga uhamagaye undi bwa mbere, gusa twavuganaga ibintu bisanzwe, twakundaga kuvugana saa 9 z'ijoro tugiye gusenga. Hagati mu munsi twavuganaga gake gake, ariko akabazi ko izo saa turi bubyuke tugasenga buri munsi, tuba inshuti zisanzwe, ndetse icyo gihe tuza no kubonana. Twari inshuti nta kindi kintu cyari kibyishe inyuma. Ati duhura bwa mbere yanyuze ahantu nari mu birori by'isabukuru, aje kundamutsa nta nubwo yahamaze n'umunota n'umwe. Muyango yavuze ko yashidutse baratangiye gukundana, ariko kandi ko atibuka uko byagenze. Aba baje kwinjira mu rukundo bya nyabyo mu kwezi kwa munani k'umwaka wa 2019. Muyango ati yari yaratandukanye n'umukunzi we, kandi nanjye hari yashize nk'amezi 3 ntandukanye n'umusore twakundanaga. Urukundo rw'abano bombi rwageze aho rurenga ubucuti n'umubano usanzwe, maze kuva mu mwaka wa 2020 biyemeza kubana mu nzu imwe. Kino gihe baganira na The Choice Live bakabazwa uko babyakiriye bavuzwe nabi ku bijyanye n'urukundo rwabo. Muyango yaragize ati: byakira neza kuva batangira kutuvuga, ni ibintu bisanzwe cyane, bajye bavuga ibyo bashaka. Kuva kera nkiva muri Miss Rwanda bibi byaravugwaga, ariko ibibi bikaza bigasimburwa n'ibyiza. Ari nawe no mukobwa yavuze yuko nk'iyo bavuze ikintu kibi kuri bo kandi babizi yuko bameranye neza, ari ibintu ngo bijya bibasetsa cyane. Nyine buri munsi ari up and down, so iyo ikintu kibi kivuzwe noneho njye nawe tumeranye neza biradusetsa. Ni bamwe mu bantu bakundanye uko babyifuza, maze bano ntibagendera kuri formule zisanzwe zizwi cyane ku bijyanye no gukundana ndetse no kubana kw'abantu. Ibyabo babikoze uko babyifuza, dore uko byakurikiranye. Tariki 28 z'ukwezi kwa kabiri y'umwaka wa 2021 Kimenyi yiyemeje gutera ivi maze yambika impeta ya fiançaye Muyango Claudine, arangije amusaba kuzamubera umugore, undi ntiyazuyaza arabyemera. Ni ibintu byagarutsweho cyane na benshi, bati muri uyu mwaka wa 2021 bagiye kubana, bagiye guhita bakora ubukwe. Nyamara ntabwo bari bazi yuko hagiye gushira imyaka 3 maze ubwo bukwe bukabona kuba. Mu kwezi kwa karindwi k'umwaka wa 2021 hagiye hanze amashusho agaragaza yuko Muyango atwite inda nkuru. Hanyuma rero tariki 21 z'ukwezi kwa munani wo mwaka wa 2021 bibaruka imfura y'umuhungu. Abangaba bahise baba ababyeyi, ndetse nyuma y'igihe baza kwerekana amafoto y'umwana wabo mwiza w'imfura, ndetse n'umwana akorerwa imbuga nkoranyambaga, atangira no gukurikiranwa n'abantu. Kino gihe ni nabwo kandi akazi kuri bano bombi kari gakomeje, ari nako birumvikana nk'abantu bazwi cyane iby'urukundo rwabo byakomeje kugenda bigarukaho ku mbuga nkoranyambaga. Post imwe gusa yabaga ihagije ivuye kuri umwe muri aba kugira ngo ibyabo byongere kugarukwaho. Tariki 13 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2023 Muyango yakorewe ibirori byo gusezera ku rungano bridal shower, aho ari ibirori yahuriyemo n'abakobwa ndetse n'abagore b'inshuti ze.
Muri bino birori Claudine yasomye ubutumwa yandikiwe na Kimenyi Yves, ubutumwa bugira buti: warakoze cyane mukundwa ku myaka yose ishize, uri umugore mwiza ntigeze ndota yuko nzagira, sinjye uzarota uriya munsi ukomeye ugeze, ndagukunda umunsi mwiza. Bano bombi nyuma basezeranye imbere y'amategeko mu muhango wabereye mu murenge wa Nyarugenge tariki 4 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2024. Kimenyi Yves ndetse na Muyango baherekejwe na bamwe mu bahafi bagize imiryango yabo, aho bano byagaragaraga yuko buzuye umunezero wo kubona abana babo bagiye gusezerana imbere y'amategeko. Tariki 3 z'ukwezi kwa mbere y'umwaka, Kimenyi yasabye ndetse na kwa Muyango Claudine mu muhango wabereye kuri Romantic Garden ku Gisozi. Aba basezeraniye imbere y'Imana nyuma yaho. N'ubukwe bwabaye bwiza cyane mu buryo bukomeye kandi nk'ibyumvikana. N'ubukwe bwitabiriwe na benshi mu bazwi mu myidagaduro yo mu Rwanda, bafite aho bagiye bahurira n'akazi k'abano bombi, yaba Kimenyi ndetse na Muyango. Kimenyi ndetse na Muyango abangaba bagiye bakunda gushyikirana mu kazi kabo, aho nk'igihe Kimenyi yavunikaga ari mu kibuga, Muyango yapostinze yerekana yuko amusengera kandi amwifuriza gukira. No mu bukwe bwabo wabonaga yuko Kimenyi atarakira neza, ariko ntabwo byamubujije kuba yaragaragaje ibyishimo ku munsi wabo. Muyango nawe yamugenderaga gahoro, ibintu byari biryoheye ijisho kubabibonye. Kimenyi na Muyango aba nimwe muri couple zatumye urukundo rugarukaho cyane mu kwezi kwa mbere dusoje kuri umwaka 2024, ikanaba rero impamvu yatumye tubagarukaho byihariye. Twakomeza kubifuriza ibyiza mu muryango wabo. Iki ngiki kikaba ikiganiro cya kabiri muri bitatu twamaze kubasezeranya turi buze kuza kugarukaho.